Thousand Hills Empire bisanzwe uyu munsi nta nubwo bisanzwe ariko kuko twakiriye umuntu ukomeye cyane, icyamamare, umukobwa mwiza mwakunze muri benshi. Ubu ngubu ndamuvuga, arivuga cyangwa asanzwe azwi? Niyivuge nta kibazo. Turi kumwe n'andi uyu munsi. Turi kumwe na Liliane n'uwo bicaranye ubwo batari kumwe ariko nawe yatwibwira. Bamwita umugozi bari kwe. nawe turi kumwe nawe. Soroba Films. Urumva noneho Thousand Hills Empire yabaye ubukombe, twasuwe n'abantu b'ibyamamare bakomeye muri industry. Miss Josiane yabaye Miss Populaire w'igihugu, abantu baramuzi kugeza na n'ubu nta n'umwe uramusimbura. Hari uzira? Yabivuyemo bahita babica. aracyari Miss Populaire ubwo rero aracyambaye ikamba. Abitewe umwaka. Yabitewe umwaka cyangwa niwe wabirokinze aravuga ati nta wundi Miss muzongera kugira. Ako kuzabantu bambazaga ngo nabo bashaka kujyamo ni benshi. Ahubwo twagize igihombo gikomeye. Ako si uko n'ubundi izina ko rifite ko n'ubushobozi bufite twateguye ibyawe byacu. Amarushanwa bwiza ikibazo muri iki gihugu ntabwo twumvise. Ntabwo twagira mwebwe mwatuvuganira. Abamisi bagarutse wagena. Abamisi nafasha ahubwo nakucinda abandi wese. Ariko uracyari Miss n'ubundi kuko n'ubundi nakucinda. Ari muri Maria se? Yari ndimo yacomye. Ariko nako kaba kagiyemo ngo uvuga ati nanjye ni zizongera zikagenda imana. Iyo myumvire rero ni cyo kibazo. Nta nyine imyumvire abantu bafite kuri Rwanda ntabwo sinzana babikura. Nta n'umuntu wese ubundi umuntu aba mwiza bitewe n'umureba, bitewe nawe ku giti cye. None se wenda ibyo ari kuvuga nanjye reka mbyemere, ariko namugeragera n'akabazo mubaza kuki bajya gutoranya bose ntibabatoye. Reka mwereke yari beauty acyo cya mbere, hakabaho culture, kabiri ibyo ni bibiri and brain. Yego, noneho ibyo bintu bitatu rero iyo ubikombinye niyo mpamvu haba amurushanwa. Niyo mpamvu haba ari amurushanwa nyine, harimo kurusha abandi. Culture, beauty, brain. Yego, wowe rero uza muri ibyo byose. njye niyaminiye muri byose. Ubwo si urumva icyambere cyo ntabwo none se muri byose nkahita mbona niyo umuntu yifitiye icyizere ntabwo atakwiyamenya. ariko ibyo bintu byo kwigirira icyizere mpamvu muvuga ngo icyizere ngo iki mwata wowe wari uri hehe? umva reka ndi kubona hari nanjye ndakubwiye ngo nariyaminiyaga. Wamyaminiyaga. Yego, ariko wenda ndabona nuko wabyita gute wamwanjamye, nanjye reka muvugire. Nta mwanjamye. Nuvuga ngo Miss nkurikije reka mvuge Miss Josiane, nkurikije uko nagiye nkurikirana irushanwa ntabwo nibaza impamvu ataba nyine Miss uko Miss w'igihugu kuko byose yarabikoze. Miss w'igihugu bari bivuze. Urumva Miss Populaire niyo muntu wari ukunzwe n'abantu bose, n'abantu benshi cyane, niwe wari Miss Josiane. Ariko tukajya nawe tukareba Miss w'umuhanga ufite ubwenge akazamo, nawe niwe wa mbere. reka tureke kwenda kujya mu bintu byinshi kuko ni histori yarangiye. Wowe iyo ugiye kuri pano ugakurikira kuri pano, yewe bakanabona niwe muyobozi w'iyi pano, duhitemo mu Miss, duhitemo Nyampinga. Wahitamo Nyampinga gute? Miss tugende ku bintu tuvuze, tugende ku beauty, culture and brain. Baramutse bahisemo aba Miss
tugendeye kuri brain urumva beauty ntabwo yabi kuri brain bishatse kuvuga ko umuntu ufite ubwiza nta bwenge aba afite. Tukomeze tutarakomeza sore ubundi ubimenye ubwiza kuko hari igihe umushyira hariya umwe akabona amaguru meza undi yamureba akamureba ariko ubwo afite amaguru ariko ni mwiza mu maso nubwo afite mu maso heza aba ateye neza ubundi ikintu cy'ubwiza ukibona gute? okay nta kibazo urabona kera bajyaga batubwira ngo yarabwira ati uzi impamvu umukozi wo mu rugo ateta umukozi wo mu rugo urezi impamvu abikije nk'ubizi ugasanga buri kategori n'iyayo uri kunyumva iyi kakantu yajyaga avuga gatera mwene wabo gatera sinshaka kuvuga rero ko mbi kimeze kunyumva buri muntu agira guzibi kandi no mu kureba ngewe ushobora kureba akavuga ati nk'urugero nawe ati Tatiana agenda kubera impamvu n'ibiki nk'uko nawe ushobora kuvuga ati urumva ntabwo namuteta kubera impamvu ntabwo yanereta abakobwa batereta nzeze utereta tuvuge ntabwo yagukunda sizi kunyumva so icyo kuvuga rero umukobwa beauty niyo mpamvu bashyiramo ngo beauty uri kunyumva so wowe wari urimo nka beauty cyangwa wari urimo nka brain cyangwa akazi kandi usaba warabuze nawe abamwije kandi abaye menshi yaramubaye kandi yaramubaye mbese akaba yaba ari gukora iki hano? Hano ni abakobwa b'ibitiza twakira urumva ikintu watsindiye urumva ugenda kubwira ati nicyo cyawe nicyo cyawe gatera nk'ubu urugero reka mukaze mubwire hari ikintu buryo utavuga ushobora kugura kino ntebe twicayeho ushobora kugura kino kirahure ariko urukundo ntabwo ushaka kurugura ntabwo warugura wenda ushaka no kuvuga uti reka ngende ngurire bariya bantu bantore ugende ngure wenda ibiki bantore ariko mu bigaragara na feedback ukuntu bakuvuga uburyo nyine bakwakira muri ntabwo ushaka kurugura waba mubi waba mwiza wasute ibyo ntibikureba ariko kugira ngo nakwishimire bavuge bati turafite umuzi ibyo bintu ntabwo wakugura so icyo nabonye rero ni icy'amafaranga atanu ariko njye numva ko wenda ariko ebi kamubaza urukundo rw'Imana kamubaza ebi abantu nyine bakukunda ushobora kureba umukobwa akabona ko ari mubi ko ari mubi vugisha ukuri njye nabireba nkabimenya ushobora kureba umutima ukabona ko ari mubi mu maso umutipe mubi burya bajya kuvuga ngo umutipe mubi ngo harya n'ibintu utagira amafaranga se ureba isura ye nk'aho ukamurika ko gatira umutipe nta kintu niba bafite amafaranga ntiyanyataka avugisha ukuri ntatubeshye oya ntabwo njye namubona bivuze ati ntabwo uzi ko umutipe mubi yego njye mu rugero rwa oya ntabwo uzi ko umutipe mubi kimaka nyine igihagararo wowe ushobora kumukobwa ati uriya muntu yewe umukobwa nambara rwanda umukobwa ni mubi reka mbivane ntibyavamo wowe nta mutipe uravuga ati ntibyavamo kubera isura ye bishobora kutabamo ku yindi mpamvu kuko uri kumubona ukimubona ukimubona rero ati ntabwo byavamo kugisha ukuri kandi njye nabimenye paka ako approachinze niyo mpamvu watsindiye iriya kamba rero ko kutabimenya ndakurahiye nese ubu reka mbe dipu cyane wowe ni ibyo utazi niyo mpamvu reka mbe dipu cyane reka mbe dipu cyane ntatubeshye yavugisha ukuri ako basi mwese tugafata indi iyo sinzi twese tuyivaho n'usubizo ngaho ntacyo ndabivuga ubu umuhungu wese uvuze uti ngiye gutereta Miss Josiane uvuga ati ngiye kumutereta aho naba mva ibyo naba nkora byose wamuhereza umwanya mukicarana
gusa yaza kuvuga ngo ugiye kumutera oya urumva umuhungu wese gusa okay katurivuga muri ubu buryo nkuko se ntari kutubeshya we umuntu wese gusabye nimero ya telefone urayimuha yego urabugero urugero wenda nk'umukarani ari kwishima araje arabikubwira uba muri leta y'umukara ukavuga yego shanana ko nyine umukarani avuga ati njye nagukunze shaka ko dukundana ababyemera bagakunda oya umukarani nta kibazo uri gutega imitego kubera ko umuntu ntabwo aba mubi ntabwo umuntu aba mubi bitewe n'akazi ke ni ukuyumva ariko hari igihe urimo kuvuga ati uyu muntu ntabwo ari tekisa ndamuzi nyine ibyo bibaho ariko naramubaje ati ntihari umuntu uri kuvuga ati uriya namubaje ngewe akabazo keza ubwo akabazo gusubira uko nsubijemo kumva umuntu w'umuhungu wese gusabye nimero urayimuha njyewe muha aderese nibyo bandikira Josiane Misenzo official ndahita gusubiza kandi none se tusaba ngezeho kirabaye abangezeho igisubizo ntacyumvishije ntakimenye kuba buri muntu wese udashobora kumuhereza opportunity yo kuba yaguhamagara mukavugana that means yego ugahita umwohereza kuri apa uracuza Instagram naho barahamagara yego ariko it's not direct Karon Marisa yaguhamagara namba ku giti cye kira urumva numbi ego basi tubiveho tujye ku bindi nanjye ikakambaza ibibazo niwe wambajije cyane nubwo turi kuganira oya nawe nyine ngiye agomba kukubaza kukubaza kandi kurikiye nsiza kigomba ngiye kukubaza ikibazo cya mbere sibyo wenda ariko ukuntu abakobwa bajya bashiguka hantu nyine bakavuga bati nyirumva ntabwo biba byoroshye hano hanze yego nk'uwo umukobwa uvuga uti nawe ngiye guhita mvamo ngiye kuvamo rwego mbega w'imbuto rwego ni umukobwa wakwaporocinze umukobwa wakwitereteye sibyo okay tuvuge ni mwiza ntaho aseretse ntaho amwaye ariko akabigiramo uruhare akakwiteretera ushaka kumuha amahirwe yeah of course iyo umukobwa ari mwiza yujuje ibisabwa ibihe saa hagiye gushya noneho saa oya nuko urugero rugaragara ko umuntu rwenda oya turi aho byose twebwe wenda kuri twe kugira ngo tutagira abanyagicira oya n'urugero okay reka mbyoroshye mba nakubwiye njyewe uwo mukobwa aramutse aje akantereta kuko nyumva ari mwiza ubwiza mvuga ni mu maso gusa ni afite beauty nk'uko bivuze afite beauty afite brain kuko nyumva afite na culture kuko nyumva nyine urabona ko akwiriye solo ntagira kabisa aho bavuga ati nese tuvuge muhuye umunsi umwe byose turi reka nze norohereze Josiane ibyo mbashije kubisha n'abasajya reka norohereze Josiane mu gusubizwa wari uzi ko umukobwa atagutereta se urakoze cyane uwo mukobwa aba yihagazeho nibwo yaba yagukunze ntiyabikubwira ariko byo ntabwo ndabyumva biterwa n'umukobwa uje guteka ninde asate none se ubundi reka tureke kuvuga ibyo kuko burenda buri wese niwe aba yifuza kuri wowe umukobwa ufite umuco ni umukobwa umeze ati njyewe ufite umuco uri mubi ntabwo nagutereta oya turi kuvuga umukobwa ufite umuco wavuze ko nyine muri ibyo ngibyo nabyo umukobwa wubaha Imana uko nyumva akaba ari umukobwa nyine ubundi wubaha Imana akaba ari umukobwa noneho se wenda nk'urugero rwo kubaha Imana noneho urugero utabikeneye uyu mukobwa wubaha Imana uzi ko nyine yakora ikintu mbese tuvuge nk'umukobwa nakora ikintu cy'imbaniza vuba kugira ngo utari buguhe kisi kuko ushobora gusanga Imana itemera ko abakobwa n'abasore of course kuko tugomba kisa saa Imana twashaka washaka abahungu bose babiri nkawe umukobwa wubaha Imana ni wa wundi uzasomana mwarushinga mwasezeranye reka hano umuntu nawe dutanga nawe natubwire ikintu rero kihari ariko aho bakubaza rero
oya yagenda oya ntabwo oya ni kamwe mubaze nta kibazo mubaze none si uboko kamwe ari ari reka muve ku bantu wenda bazi none ariko natwe natubwire Aisha Ziane na Pamela ariko yumva aravuga ati bamubese umugore wa The Ben se ngo de beje ko ni mwiza no ugashyira ngiye usubu kashyira hari ukabashyira no bari urabaze Ruziane se Ziane wowe arabaze Ruziane na Pamela ari bari hari urumva bakavuga ati Pamela tuguhaye so ariko yumva Ruziane wajurira ngo wapi none sasa nanone reka Ruziane atubwire basanga atanakwemera bafashe The Ben bamushyize hariya bafashe na Solo nawe bamushyize hariya bafite ubu bose Pamela agati njyewe The Ben wanjye ntabwo nshaka kumwita ubu urabona ko ikibazo gisubije neza agisubije mu buryo bwiwe nyine ni rero twashaka mbere yose ni ukuvuga ngo reka nza mvugishe ukuri abari abahungu tufite ubwoko bubi cyane uzi ko ushobora kubona umukobwa kuko ukabona arakunditse ukabona abantu bose bagombiye kuba bamukunda ariko uwo mukobwa wowe ushaka umugore ntumushaka ukamukoresha ibindi byose ariko hagera kuba wa wundi uzabana nawe ubuzima bwawe kubona byagorana wenda ni uko tuba twabikoze mu buryo buri brage ariko hari n'igihe ukuri gukora uzi ko ngewe nshobora gutemberana no kuba mwiza mu kigali ushobora kubwira ikibazo gusa okay ushaka gutembana na Pamela tugakora ibyo twazi ikintu ajya gushakashaka okay yeah go down kandi urugero turi gukora reka dufate n'ibigero ku bandi bantu reka abahungu tumeze n'ibyo yakubwira kandi n'abakobwa none se buriya kugira ngo okay no tugeze tugo ikibazo cy'abantu ngaho rero nakomeze kandi ujya mu surumbi wajyane skuru kumuhasi ugiye kuvugira mbese ugiye kuvuga muri rusange ugiye muri rusange nyine hari ukuntu hari ibintu bigezweho kubu abantu bavuga ngo abakobwa bakunda amafaranga menshi cyane ngo abantu bafite ibibazo bari kudutwara abana muvugishije ukuri abakobwa cyangwa bagira bafite amafaranga cyangwa muri rusange n'abasore barayakunda wenda agendeye ku byo mbona n'ibyo wenda nzi urumva waka muri iki gihe turimo buri muntu wese avuga sinzi yewe igisubizo nari muri rusange uranenga ko muri iki gihe n'abatipe nabo basigaye bashakisha inkumi bazi ko bari bukureho cyane rwose abashuka ariko aho hantu mfite igitekerezo nta muhungu muzi muri seriye ushaka amafaranga y'umugore impamvu abakobwa bakunze kuvuga ngo bakunda amafaranga ni uko wenda batakongeraho atarayaba nyine hari abakobwa abo buze nyine bafite defo nyine yo kumva ko bakareba umuntu bagatagitinga ku cyo afite kuruta uwo muntu nyine ariko abahungu bo ndavuga abahungu bazima ariko ntushaka kuzana ibintu babandi bafite amazina nazi ubwoko umuhungu we aba yashaka nakunda ariko akanayashaka mu buryo nyine bwo kuyakorera naho ngaho bitandukaniye ba bahungu nanone bavuga ngo umugore umukobwa ufite amafaranga n'ubundi usanga uwo muhungu ushobora kumureba nawe ukamwibwira gusa ubundi uwo muhungu ni gatike hari abayagushatseho oya ni uko nzi yuko nyine ntabwo nyine navuze abatipe nzi ko muri rusange isura y'abakobwa bakunda amafaranga hari n'abavuga ngo ubwiza bw'umutipe
ni ikofi rwose ariko ni voice ngo abo indi basa n'abakobwa wowe fata n'abasore barayakunda wowe fata ntatubeshye kandi ndamusubiriza nabyanga niyanga kutubwira subiriza ba twakundana n'abantu tuganira yego byashoboka ashobora kugukunda reka nze mubwire reba kamubwire ukuntu yagukunda soroba reka mubwire ukuntu yagukunda oya subiriza yagukunda ariko mushobora kutarambana cyangwa namukunda reka mwereka hari n'ukundi ushobora gukundana n'umutipe mukunda tugu ukajya n'ikindi gishuka atatigira kizakimenyamo mu mishinga yanyu ibi byashoboka ari umutipe akabyemera ati nta kibazo ariko ndibaza wenda Nuruziyana wenda mu gihe cyashize atari umusitari wenda byari gushoboka ko birenze gute ushobora gukunda umuntu uwo ari we wese nyine none bize ngo nawe umusitari mwituka oya ntabwo wahindutse mubi cyangwa karakterisitike zirahindura ntabwo zahindutse ariko nanone hari agaciro wiyongereye hari urwego uriho ubu ngubu utajya muto hari urwego uri okay hari nubwo aho hantu aba yumva yanahajya ariko bitewe na platform nyine nuko ahagaze nuko abantu bahuye nuko yimburanginga ahubwe ntibimwemere kuhagera ntabwo biba byoroshye byivugiye ntabwo biba byoroshye biguteye isoni se oya ntago ko nta soni ariko by the way sinzi wenda niba ari umwanya mwiza wo kuba twanabivuga nubwo bwose tuba twasuranye ariko hari na project tuba turimo turategurira abantu kugira ngo tubagezeho Thousand Hills Empire yatumiye abavandimwe Soroba muri Josiane ndumva n'uyu mugabo nawe agomba kuzabisapotinga iyo project sinzi niba twavuga amazina ariko reka tube tuyigize ibanga ariko irahari Josiane wakoze kudusura Soroba wakoze nubwo bwose uri kurya ibiryo bya Josiane yihanganye babibonye akuze ndabyaza umusaruro icyo namukunde nawe yaguhariye ikibazo ibyo bintu iyo bigiye ukuze byibuha umutwe nyine kuca mu kiganiro Josiane ko ukuntu amufata warakoze ubwo basi muri ako kanya nanjye bikafatiraho nshimira abantu bose bamfanye nubwo hashize igihe bakapfana bakina gufanana n'ubu ahubwo barimo baribaza ahantu wagiye barambuze ariko niyo mpamvu ndi hano kugira ngo mbabwire ngo umuntu ugereze udatinze mu kwezi kwa kabiri ukwezi kwa gatatu wenda mu mpera z'ukwezi kwa gatatu Josiane azaba ari kugaragara cyane cyane buri rero mutajya muri subscribe sharinge abatabonye batazi no camo bayimenye ubundi hagiye gushya koko Soroba nawe ngo tubwire ariko reka twite tunagufatirana dore ukunda kwiburisha cyane tubwire project za hano zigeze abantu bakunze filime yawe yitwa The Forest bageze bareye kwa gatanu kandi gatanu The Forest irasohoka ariko hari izindi filime uri kwandika ndazifite nyinshi ntabwo nagaje ariko aya ntacyo n'abantu zigomba arega nuko n'iz'abanyamahanga AGZ n'iz'abanyamahanga n'ubwo bw'abafaransa n'abanyarwanda ariko bagomba kurura nese ko bari abanyarwanda za The Forest kwa gatanu bo kuri YouTube ariko kuri YouTube uzanya udufilme turangira tukajubona dutangira musibeje no kwa kabiri umusibeje sawa rero murakoze cyane